Ikijapfa n'abashenzi iyo tugiye mu nkuru nk'izi ngizi ibyo bigeze ku kintu cy'amagifti bagira ngo bahita babaroga mwokapfa mwe mwatapinze cyangwa mukava ku magifti ubu koko bagombe ku 4,000 Gasuku tumuzane dute Gasuku niwe yafata telefone nta kibazo kunyumva ngiye ikintu kiriho ni kimwe n'iki urimo kunyumva urongeye muri ndenda gace ariko thank you Remy ringing ibiriho cyangwa calling niba itariho munyibutse ringing ibiriho nase ko atari kwitaba woje ushobora gusanga niba nadukurikira yabimenye ko tugiye kumuteza abantu ntabwo turi kumuteza abantu jewe simvugira nyiramuvumbi kumuvumba sinzi ibintu byaje bituruka ariko this must stop ibingibi no kwica umuntu ahagaze ntabwo mushobora gufata abantu bafata umuntu bamwibasire 1 2 3 4 5 abantu babiceceke babireke gutesi byanyuze mu zihe nzira ntabwo ari byo dumba natambukaga ntabwo ngiye byigeze binshimisha na gato so nagombaga kubivugaho ariko ko warukazanye kandi nari nzi ko maybe hari ubundi buryo ariko bigomba guhagarara mani bamukuri mwana gusa nanjye ngomba gucisha amaka ngaka crash bamureke crash nagende yabwanuka akavuga gikisi yo musenzi turi kuvuga ko crash asanzwe yishanukira nko kuwazana kafu ntabwo nshaka kumenya ngeri ntabwo ndi kumeshoninga umuntu crash arishanukira arashanuka bisanzwe nibingibi byabamutamba ibintu by'abakobwa bashanuka tu urumva nta crash nta kosa afite wallahi urumva ikintu kiriho abantu byumvikana uko ntabwo ari ibintu bro ntabwo ari ibintu ngiye navuga ngo ndashyigikira ngiye ikibinda kivuga nka cyamagana urumva abantu bari gukora ibi bintu kuri uyu mwana w'umukobwa they don't doing it ntabwo bikwiye babihagarike kabisa nukuri ka crash nta nubwo nkakunda ndakanga nakantu mbambona nta tugufwa mbambona nakantu ubundi ngiye umukobwa kujya bamwiyumve mbambona ari ahantu nzafata nkavuga cyangwa avuga ati no kumusaba namusaba ariko ka crash mbambona ari akantu karaho kantera umujinya ariko nta kararengana this time wallahi kararengana crash no ntabwo ngiye ndi kuvuga umuntu naregura kwivuga gutyo n'abantu bakoresha platform ni benshi cyane uza gusanga bari gufata n'amafoto y'uriya mwana bakayakoresha sibyo ariko bigomba guhagarara kuko bamaze igihe uzi ko bigiye kumara kameza ngahe oya ka crash bakareke this time crash untera umujinya genda ukore gimu cyangwa urye cyane manu byibuhe mba numva untera rusoka ariko barakurenganya sheri ngiyewe ntabwo ndi kuvuga kuri ntuza kuri n'uwo mwana w'umukobwa sinigeze namwumva by the way uwo crash ntabwo namwumvishe rero crash ngo niwe yabivuze ariko kandi mutamba ari ukubwira imva ko byavuye kwa Jay nyine ofete crash ntacyo yavuze abantu basimbuka bakoresheje ibya crash bahita basimbukira ku byaje noneho bitabira kura nuko byagasanga ni twebwe dufite ibyana byangiritse ibikobwa bitarongorwa ibikobwa birongorwa bitinze uwo se n'umucyo ubu pede buruzuye abantu tuguma tubona ubwo so n'umucyo wa Kinyarwanda ibintu byose biro birabera mu Rwanda byose nta kubera iki muvangura imico kubera iki muvuga ati ibingibi turabifata ibi turabyora uwo so umucyo wacu uyu n'umucyo wacu niba hari ahantu ubu ushobora gufata umucyo ushobora gufata abanyarwanda ukabagereranya n'abanyamurenge cyangwa ukabagereranya n'abarundi ku mucyo twawutaye kera Iraza ko brother icyo ndacyemera rwose kubera ko amateka cyane kora ko ngiye neza gufata nyambo bakamuvanga ngo namoko irimo turafu ibyamoko ntabwo twabisubiraho mu Rwanda tubyemeye sinjya nabivugaho nabisomye numva ari njye ubabaya kwanza ibyamoko byo ntabwo twabitindaho kuko ari amateka modern umuco uko duteye dumba nshuti yanjye uko duteye mu miterere yacu y'abanyarwanda twebwe kubera kwenda hari n'amateka yabaye bamwe babitse ibintu basa naho baburaho babivugira bakabivugira ku cyo abanyarwanda barangiritse buri gihe barangiritse anene baguma bihisha mu mucyo iyo bagize gutya ikintu ngo kandi ngane mu mucyo ndeka mbabwire muri Afrika hano ni muri East Africa ni twebwe abantu ba mbere twaretse umucyo wa Kinyafrika abandi abatanzania nubwo bavuga igiswahili uracyamubona ko ari umunyafrika afite ibintu by'ikinyafrika tinya abaganda barundi barabitinya gena muri Kongo reba abanyamurengo ukuntu bifata anera abanyarwanda mwebwe burubwo mugize muhita mu rugo mukoza amafuti cyangwa ibintu bikabananira kujera muhita mwihisha inyuma y'umucyo mutagira
eka ndumva mumbabarire ndakumva ijana ndakumva urashaka uyu mwana abe strong abo ukomeye kubera ko ego nicyo kibuga icyo nicyo yajemo mwaba ndimo ndamubwira you need to be exactly strong, ariko you none icyo cannot nshaka keep kuvuga crying. icyo nshaka kuvuga ni uko bano bantu ahubwo bashaka kugira abantu strong babavuze nabi babihagarika kubera ko bitagendana bidafite ishusho nziza muri twebwe byamubayeho nta handi ari bubihungire nabe strong akomere kubera ko yakigiyemo ariko noneho ababikoresha kugira ngo babone inyungu bamenye neza ko ahubwo ari ukwambura wa muntu inyungu ze kubera ko hari abatamukundira cya kintu hari abatamuha za nyungu bakamuhaye kubera ko reka nkwe example Dumba jewe ariko ntabwo ndi bwemere ko Dumba avuga buretse ngo gato umuco dufite buretse gato Franco cyo nshaka kubwira reka nkwe kamari gucinya inkoro ibintu bahagarara nawe tigucinya inkoro gute se nayo sinzi icyo ugambiriye ntabwo jewe ndi bwemere ko Dumba aza akavuga ngo nta muco tugira okay reka ndekera turakaniki nuko baharabika umuntu bakamushiga icyaha bitari byo nyine ntabwo ushobora kumva impact yabyo keretse ubivuzweho urimo kumva wowe kuzanga uravuze ngo kubera ko wagita umutinganye ko ntagiye kurega ko ntajya ndega abantu banyita umutinganyi tumva hari kitandukanye ibintu unyumvi bitandukanye n'ubishaka kubitandukanye uraza kubya understanding hakaba n'ijambo twumva ibyo agiye kutubwira urakoze serious wari mpaye rifate murakoze ndashaka kubabaza niba muzi ikintu cyitwa TFGBV Technology Facilitated Gender Based Violence. Ibyo bintu rero byibasira abakobwa cyane ku buryo umubare munini w'abakobwa bari muri creative industry cyangwa muri entrepreneurship akenshi ubuzi bwabo n'ubuzima bwabo birangira habaye iryo hohoterwa ryitwa gutyo. icyo cyongereza wakizi abantu ibyo bintu mbifata nk'aba bantu bazanye gender balance bakaza muri Afrika icyo cyongereza ukanyumvaho gato abantu icyo cyongereza wakize mu rugendo shuri wagiyemo muri Amerika ibyo ni nka bya bindi bya gender balance. I learned my English here in Rwanda. Okay. I didn't went to a state to study anything. I just went there to work. I love you too. Wa mugabo we. Ntabwo nigeze nigira muri Amerika nagiye ntwaye ubumenyi bwanjye. Urakoze cyane. Ese ubwo nawe akoze ntimukegereza ibintu umutima. Wowe turi kuganira wirakara wa mfura we. Komeza. So ikintu nashaka kuvuga iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa kuri internet cyangwa se kuri murandasi. Ahubwo ahangaye igitsina wageretse gato igitsina kijemo giti. Impamvu none se nyambo ntacyo afite. Impamvu nshaka kubivuga ngo dufatane iyi ngibi nabyo ni hotel rishingiye ku gitsina se. Yego. Gute? Iryo ritizwa umurindi na internet ari byo uyu munsi biduhurije ahangaha turimo kuvuga ku byabaye kuri Nyambo. Impamvu akenshi rero umugabo abivugwaho akabasha kumuvenga on Imana yaturemye mu buryo butandukanye. Ikindi ibibazo tugira kubivamo umugabo ashobora kubivamo mu buryo busa nkaho bumworoheyemo gake kurusha umugore. Nyambo kuvuga ngo aranuka none bakavuga ngo aranuka mu maguru biriya bintu n'iyicarubozo riteye ubwoba. Uyu mwana mushobora gusanga atava no mu nzu murimo guseka ariko kuri we ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo ashobora no kwiyahura. Mugiye mukabaza imibare y'abakobwa bahura n'ibibazo bagatakaza ubuzima mwagira agahinda ntimuzongere kubivugaho. Ikintu mujya mukora mutazi imbaraga n'ibibazo gitera ni ukuvuga umuntu kuri murandasi mutazi ahantu bizagarukira. Umunyamakuru uri intellectuel gute atinyuka gukoresha ikiganiro umuntu akumva umuntu yibasiye undi yarangiza akacya prodinga afite choice yo kutagishyira kuri internet nk'abantu bacyumve. Ubwo ko ari n'ubugome bw'umunyamakuru turetse n'uwo yabajije. Umuntu uri intellectuel umunyamakuru wundi bazi inshingano z'umunyamakuru ngo nizihe. Umunyamakuru w'umwuga cyangwa umunyamakuru ufite umutima gute ashobora gupublishinga inkuru ishobora gufata umuntu ikamukura mu buzima bumwe ikamushyira mu bundi bubi. Uri umunyarwanda ufite indangagaciro ukavuga uti ibi bintu ndeka mbishyire hari mbone views mbone $2 tutagera no ku madolari 50 hejuru yo kwica ubuzima bw'umuntu. Ndabinginze iki kintu cyitwa TFGBV
abantu mwese muri hano muri intellectuel mukirebe mugishyiremo imbaraga mufasha abantu gusa kugisobanukirwa ngo utazongera kugikora. Aka kanya Nyambo agahinda afite ntabwo ushobora kugashyira ku kigereranyo ngo uvuge ngo karangana gute ku ijana. Nyambo arababaye cyane, ariko uziko n'umwana w'umukobwa avuga ngo aranuka mu maguru, ngo aratandaraza gacyo ngo gaza ngo icyuka gishyushye ngo kinuka. That was so bullshit. Jewe nuko ko ntafite imbaraga zo kugira ikintu mbikoraho. Umuntu wese wavuze kuri Nyambo, I swear on my mother's name, namukanira umukwiye. Nukuri ko Imana yaremye isi n'ijuru. Reka. Ariko Dumba, can you imagine Nyambo ari sister wawe bakamuvuga biriya bintu? What would you do? Kwanuka aramutse anuka nahita amubwira ati Nyambo nyamara abantu bavuga none se kubivuga ari sister wanjye naba mbizi kwanuka nkagenda nkamubwira ati nyamara sister wanjye aha naho bigeze rubanda rutangiye kumenya kunuka uwo obwa babivuze gutyo. Ibintu byari mutunze akarindwa kongera kubikora, akagira depression, akagira indwara agahinda gakabije irengeje urugero ku byatazanye no gukora. Umuntu watumye aba affected bingana gutyo, wamureba ukabona ari umuntu usanzwe mu buzima busanzwe